Imana yavuganye nawe ngo nzakugirira neza, nzagutabara, nzakurengera, nzakugaburira, nzakwambika, ariko ikwima hagati. Ikubwira itangiriro, ariko ikubwira n'iki? N'iherezo. Hagati rero ntago Imana igihavuga. Imana iramutse yavuze wakangwa ndetse wanapfa utaragira gute cyiza. Wikwihemukira wiyahura kubera ibibazo ucamo bya buri muntu. Wikwivumbura ku Mana ngo Imana yarakwanze yaragutaye. Imana iracyari mu ruhande rwawe, iracyaguhaye ubuzima. Ibyo yibwira ni byiza kandi ibyo ucamo Imana yabitegekeye igihe cyabyo. Igihe cyabyo nikigera nta mudayimoni uzabihagarara imbere. Igihe cyabyo nikigera nta nyatsi zabigaragaramo. Haleluya. Kigeze cyo kongera gutaha ku bwoko bw'Imana, Imana irongera ica mu kanwa k'umuhanuzi iravuga ngo izongera mbagenderere. Haleluya. Haleluya. Amen. Ibi turi gucamo nk'itorero, Imana izongera itugenderere. Imana izatugarukaho. Itorero ry'Imana abantu bongere bahure, abantu bongere basenge, abantu bongere bajye mu mwanya umwe, kuko ibyago yageneye itorero tugomba kubicamo ariko tuzanabivamo. Imana kigeze cyo kongera gutaha ku bwoko bw'Imana, Imana irongera ica mu kanwa k'umuhanuzi iravuga ngo izongera mbagenderere. Haleluya. Haleluya. Amen. Ibi turi gucamo nk'itorero, Imana izongera itugenderere. Imana izatugarukaho. Itorero ry'Imana abantu bongere bahure, abantu bongere basenge, abantu bongere bajye mu mwanya umwe, kuko ibyago yageneye itorero tugomba kubicamo ariko tuzanabivamo. Imana kigeze cyo kongera gutaha ku bwoko bw'Imana, Imana irongera ica mu kanwa k'umuhanuzi iravuga ngo izongera mbagenderere. Haleluya. Haleluya. Amen. Ibi turi gucamo nk'itorero, Imana izongera itugenderere. Imana izatugarukaho. Itorero ry'Imana abantu bongere bahure, abantu bongere basenge, abantu bongere bajye mu mwanya umwe, kuko ibyago yageneye itorero tugomba kubicamo ariko tuzanabivamo. Imana itabwibeshye kandi Imana ntizababaza umuntu wayo ite. Umuntu aca mu bibi agaca mu bikomeye, ariko nyuma y'ibyo ucamo hari ibyiza Imana ibarateguye kugira ngo inezeze umutima wawe, ireme umutima wawe ibyo uzabona hanyuma. Haleluya. Wowe rero wavuga ugabane wawe ari uw'umubabaro, bifite igihe, bifite uko byatangiye kandi bifite nuko bizasohoza. Haleluya. Ibibazo bizarangira, igihe cy'ubukene kijya kirangira. Yego, reka tubashimire mwebwe mwese mudahwema kudukurikira uko bukeye nuko bwije. Turanezerewe cyane kuko turi kumwe n'umukozi w'Imana. Ngira ngo rero nk'uko bisanzwe murabizi ko dukunda kubabwira ngo aho muri mu mpande zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda ndetse cyangwa hanze y'u Rwanda, reka tukubwire ngo umwami akwishimire kandi akugwe neza. Niba uri mu bihe bikomeye tukubwire ngo humura. Ahari kurira kwararira umuntu ninjoro bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Mubwire kandi ngo humura, hari igihe nawe uzacana wake, ntuze guterwa ubwoba n'ibihe. Uwiteka niwe mugenga w'ibihe, ajya biringaniza kandi bigakunda. Dufite umugisha murabizi ko dukunda kubatumirira uko bukene uko bwije, kuko nicyo twahisemo. Hano imbere yanyu kuri kamera muri kureba umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana ntago nza kuvuga byinshi, sinza komera nk'aba bandi ngo ariho ubwiza bw'Imana. Ubundi iyo mvuze ngo n'umukozi w'Imana egare ko ubwiza bw'Imana bumuriho, kubera ko natwe ntago dushobora kubazanira abantu tutazi neza ko ari bazima. Tubazanira abantu tuzi neza ko ari bazima, bafite umurongo mwiza wo kukiza imitima no kubohora ababoshye. Nagiraga ngo rero umukozi w'Imana, mbere ko tuza gusenga mubanze mudusuze, hanyuma atari yabasuza mushobora kunyumva hano ndi kuvugira inyuma y'amarido. Ngewe nitwa Reverend Pasteur Moise, nk'uko bisanzwe abenshi turaziranye, hari abo tujya tubana murabizi. Imana ibamugisha, umukozi w'Imana mwadusohoza mukatwibwira. Murakoze. Mushumba urakoze cyane. Turabashimiye kubw'ikaze muduhaye. Yego. Kuba dukurikiye ndetse n'abazadukurikira. Ndabashubuje mu izina rya Yesu. Amen. Amazina yanjye rero nitwa Pasteur Alphonse. Yego. Bankorera kuri channel yitwa Uyisenga TV. Pasteur Alphonse akorera ku muyoboro witwa Uyisenga TV. Uyisenga rero
akwiye kuyisenga akanayisobanukirwa. Yego niko ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu bakwiye kuyisenga kandi bayizi. Hanyuma rero mushumba, reka tubashyire imbere y'Imana, hanyuma namwe mutubwire icyo umwuka yabashyize ku mutima kugaburira ubwoko bwayo. Uyu munsi abantu batari burangare bararya. Njya nkunda kubibwira abantu nti nutarangara urarya. Iyo utarangaye burya Imana irakugaburira, kandi Imana ntabwo yakwanga kukugaburira kwitagira se muri umuna wayo ngo ibimuhe. Ni njyewe nawe ishinzwe kugaburira, ni njyewe nawe yashyizemo kugira ngo idukurikirane. Mana y'ubuntu, Mana y'imbaraga, Mana nyir'ubushobozi, Mana nyir'icyubahiro, tukuzamuriye amaboko, tugushyize hejuru. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kubahwa. Dusenye ibitavuga Imana, dukinguriye umwuka w'Imana, twirukanye ubwami bwose bwa Satani. Sengeye cyane umukozi wawe, umugaragu wawe, uwo wateguye kugira ngo aganire n'ubwoko bwawe. Imitima nimubona igubwe neza, ijambo rimuturukamo ribi riturutse mu bushake bwawe no mu kanwa kawe, hanyuma akoreshwe nawe, natwe duhe kumva no kumvira mu izina rya Yesu. Amen. Karibu mushumba. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Amen. Kuri uyu munsi ndetse kuri uyu mugoroba, Imana itwemereye kugira icyo tuganira kubw'ijambo ryayo. Dushimye Imana. Njya nkunda kuvuga ngo Imana iba yaduhaye ikiruta icyo dukeneye cyane rwose. Impamvu mvuze gutyo ni uko mu byo dusaba Imana no mu byo dushaka mu buzima bwa buri munsi, icyo Imana iba yaduhaye giruta ibindi n'ubuzima. Yego. Buriya igishoro cy'ibintu byose nuko turiho, kuko ibyo dukeneye byose tubikenera kubera ko turiho. Yego. Rero dushimye Imana muri uyu mugoroba. Amen. Kuko Imana yabanye natwe mu masaha atambutse, haciyeho byinshi. Yego. Ariko turashima Imana ko yaturinze. Rero reka tudatinze dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ibice byaho 29 ku murongo waho wa 10. Aravuze ngo ahubwo Uwiteka aravuga ati, imyaka 70 nahanuriwe. Yego. Imyaka 70 yahanuriwe i Babuloni nishira, nzabagenderera. Yego. Mbasohozeho ijambo ryanjye ryiza rituma mugaruka ino. Erega nzi ibyo nibwira kubagirira ni amahoro si ibibi. Yego. Kugira ngo mbareme mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma. Amen. Ni ku Uwiteka Imana, cyangwa se Uwiteka Imana y'ijuru n'isi ivuga. Amen. Amen. Imana ishimwe kubw'ijambo ryayo yacishije mu kanwa k'umuhanuzi wayo. Yego. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya ishatse kutubwira iki? Buriya dusomye mu gitabo cy'umubwiriza ibice 3, atubwira iki? Aratubwira ngo ikintu cyose kiri munsi y'ijuru Imana ifite igihe yagitegekeye cyane, gifite igihe kizamara, ndetse gifite n'igihe kizarangirira. Yego. Ahangaha dusubiye inyuma, iri jambo riravuze ngo ahubwo Uwiteka aravuga ngo imyaka 70 yategekeye i Babuloni. Yego. Nishira nzabagenderera. Haleluya. Amina. Iyo dusubiye inyuma mu bice 21 ndetse no mu bice 22, Bibiliya itubwira ko igihe kimwe Yeremiya ahanura ibyago bizaba i Yerusalemu. Sinzi impamvu ndimo nigisha kuri aya magambo cyane, ariko byanga bikunze biri mu mugambi w'Imana. Ndimo ndavuga kuri ubu buhanuzi cyane, ntabwo nzi impamvu, ariko impamvu byanga bikunze irahari. Uyu Yeremiya ari mu bantu bahanuye ibyago bizaba i Yerusalemu, ari mu bantu bahanuye isenyuka rya Yerusalemu. Ariko igihe kiragera, ibyo yahanuye birasohora, Yerusalemu irasenywa, ubwoko bw'Imana bujyanwa i Babuloni. Asifiwe Yesu. Ubwoko bw'Imana bujyanwa hehe? I Babuloni. Bageze i Babuloni,
Bibiliya itubwira ko bari barategekewe imyaka 70 bagomba kuzamarayo. Yeremiya yongera kugaruka hanura, aravuga ngo ahubwo Uwiteka aravuga ati imyaka 70 yahanuriwe i Babuloni nishira nzabagenderera. Bivuga ngo ibyago byagombaga kuba ku Bisiraheli no ku Bayuda i Babuloni birangiye, Imana iravuga ngo nzabagenderera. Haleluya. Umubwiriza yandika ngo buri kintu cyose kiri munsi y'ijuru yagitegekeye igihe cyacyo. Reka mbwire wowe udukurikiye, ibyo tucamo n'ibyo uri gucamo bifite igihe cyacyo. Buri kibazo giturana n'igisubizo. Buri kibazo kiba mu cyumba kimwe, igisubizo kikaba mu kindi. Bari mu bibazo babimazemo imyaka myinshi, byari byarahanuwe na Yeremiya. Ariko Bibiliya iravuze ngo Yeremiya arongera arahanura, aravuga ngo imyaka 70 nishira nzabagenderera. Wowe udukurikiye, mu byo umaze igihe ucamo, mu byo umaze igihe unyuramo, Imana yabitegekeye igihe bizarangirira, kandi nibishira igihe cy'Imana, Imana izongera ikugenderera. Haleluya. Reka muri uyu mugoroba Imana ikugenderere, yongere ikugarukeho. Sifa kwa Mungu. Amen. Ibyo wari uri mucamo, Imana yarabyemeye bikugeraho. Kandi buri ibigeragezo ni rusange ku bantu bose. Ariko hamwe n'ibitugerageza, Bibiliya iravuga ngo Imana igiducira akanzu. Amen. Byarakugerageje, ariko hari igihe Imana yabitegekeye ko bizava ku buzima bwawe. Wahuye na byinshi, ariko hari icyo Imana yabivuzeho. Imyaka 70 bamaze bari mu mubabaro, bamaze bari mu bunyage, inanga barazimanitse, ariko igihe kiragera Imana irongera irabagenderera. Bari bazi ko Imana yabataye, bari bazi ko Imana yabaretse, ariko igihe kiragera Imana irabagenderera. Ibyo unyuramo rero Imana yabitegekeye igihe. Izo ntambaro uri gucamo mu rugo zifite igihe zatangiriye, zifite n'igihe zizarangirira. Imana yongera ikugarukeho. Jambo riravuga ngo sinzababaza umuntu wanjye iteka. Ntabwo ubunyage buriya birashoboka ko nta wakunyaga ngakujyane Babuloni, ariko ubuzima ducamo bwa buri munsi bukagaragaza ubunyage ku buzima bwawe. Rero ibyo urimo gucamo, ubwo bushomeri bufite igihe bwatangiriye, kandi bufite n'igihe buzarangirira. Sifa kwa Mungu. Imana niyivuze ngo izongera ibagenderere, ndasaba Imana ngo yongere kugenderere. Haleluya. Haleluya. Uko gutotezwa mu rugo kuzarangira, bifite igihe byatangiriye, bifite n'igihe bizasoreza. Haleluya. Imana ishimwe. Ngo erega nzi ibyo nibwira kubagirira, ntabwo ari ibibi. Imana icyo yifuza kutugirira ni icyiza, ntabwo ari ikibi. Nubwo ubona uri guca mu bibi, ariko si wo mugambi w'Imana, ahubwo yemeye ko bigucaho kugira ngo Imana igutreninge, izagira aho ikuvana kandi igire n'aho ikugeza. Turashima Imana mu byo ducamo, ariko ntago tubigwamo. Hari abageragezwa bagapfa. Yobo niwe wanditse amagambo akomeye avuga ngo erega ngizi nzira zanjye, izi nibyo ncamo, ngo nimara kungerageza nzasohokamo meze nk'izahabu. Ibyo ucamo Imana irabizi, ariko yabitegekeye igihe. Ibiri munsi y'ijuru byose yabitegekeye igihe. Yeremiya rero arahanura, arababwira ngo erega ibyo nibwira kubagirira ni byiza si bibi. Ibibi waciyemo, humura inyuma yabyo hari ibyiza. Umubabaro uciyemo, nyuma yabyo hari ibyiza. Uzanezera. Ntabwo umugabane wawe ari umubabaro. Yesu ashimwe. Amen. Ntabwo umugabane wawe ari ukubabara. Umugabane wawe si ubukene, umugabane wawe si ugusonza. Nyuma y'ibyo bizarangira, kuko Imana yabitegekeye igihe. Ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira ku murongo wa 11, erega ibyo nibwira, ibyo erega inzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro, si ibibi, kugira ngo mbareme mu mutima w'ibyo muzabona. Sifa kwa Mungu. Ibyo ucamo ni ibikuremera ibyo uzageramo biri imbere yawe. Ibyo unyuramo, iyo nzira ucamo Imana irayizi. Erega ibyo Imana yibwira ni byiza, ntabwo ari ibibi,
kandi imana ntabwo imana yarantaye, ntabwo imana yagutaye. Imana igutaye ntabwo waba ukiriho, ntabwo imana yagusize, urimo urabicamo ariko irabibona, kandi ibyo yibwira kukugirira biri hanyuma y'ibibi uri muca. Reka dukomeze ku murongo wa 12. Kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga, nanjye nzabumvira. Imana ishimwe. Wari uzi ko imana yagutaye? Ntabwo imana yagutaye. Nanjye muzanyambaza, aho uzambaza imana uri hose, imana izakumva kandi imana izakumvira. Haleluya. Imana ikumvire muri uyu mugoroba. Haleluya. Imana ikumvire. Wongera wumve ko imana iri mu ruhande rwawe. Yego. Kandi imana itagusize. Imana iracyari kumwe nawe. Iravuga ngo muzanyambaza. Bari bazi ko imana yabataye, bari bazi ko imana yabasize, ariko irababwira ngo nanjye muzanyambaza, ariko nanjye kandi nzabumbira. Dushimye imana izatwumvira igihe tuzayihamagarira cyose ku buzima bwawe. Wongera uhamagara imana, wongera ugire ibyiringiro by'uko imana wayihamagara kandi uzayihamagara imana ikakumva. Imana ishimwe. Haleluya. Muzanshaka mumbone, nimunshaka umutima wanyu wose. Muzanshaka. Reka nkubwire, uyu munsi ushobora kujya gushaka inshuti ukayibura. Haleluya. Ushobora kujya gushaka abo mwiganye ukababura. Ushobora gushaka abaturanyi bawe ntubabone. Kubera iki? Kubera ibibazo ubamo, kubera ibibazo uhoramo. Ariko Bibiliya iravuze ngo muzashaka kandi muzagira gute? Muzambona. Nimunshakana umwete wanyu wose muzambona. Nimunyambaza nanjye nzabumva ndi mu ijuru, kuko ibyo nibwira kubagirira ari byiza. Rero ibyo ducamo nshuti yanjye, ibyo urimo kunyuramo, humura, humura. Ibyo Imana yibwira kukugirira nipfa kwa Mungu. Tuvuge ngo amen. Amen. Ngo nzabonwa namwe niko Uwiteka avuga, kandi nzagarura abanyu bajyanywe ari imbohe. Nzabakoranya mbakuye mu mahanga yose n'ahantu hose aho nari narabatatanyirije, niko Uwiteka avuga, kandi nzabagaruraho nabakuje mukajyanwa muri imbohe. Imana ishimwe. Imigozi yose yabikuboshye, Imana yiteguye kwigukura. Imana ntabwo ari nk'abantu. Imana ntivuga nk'abantu. Iravuze ngo aho nabatatanyirije nk'abajyana nzabagarura kandi mbagarura iwanyu. Haleluya. Haleluya. Irahazi. Iyo urebye ubona ko abantu bamaze gutatana. Abantu b'Imana baratatana cyane rwose. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo uko nabatatane ni nako nzabagarura. Yego. Kandi buri wese nkamugarura iwabo, nkamugarura aho namukuye. Imana irinde ijambo. Imana ishimwe. Sifa kwa Mungu. N'Imana irinde ijambo. Ibi rero bivuga mu kanwa ka Yeremiya, ariko Imana yarinze ijambo. Mu byumweru 70 Daniel, mu byumweru 70 yahanuye, no mu myaka 70 Yeremiya yahanuye. Imana yarinze ijambo igihe ibi bizarangira. Imana ishimwe. Torero ry'Imana muhumura. Yego. Ibi bizashira. Yego. Zinambara zizashira. Yego. Ho gugutatana kw'itorero kuzongera kurangira. Abantu bongere babe mu mwanya umwe, abantu bongere bahuze umutima cyane. Sifa kwa Mungu. Amina. Haleluya. Amen. Rero nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Gusa ikizi Imana ivuze iragisohoza, n'ikibi Imana ivuze igira gute? Iragisohoza. Ariko Imana iravugana natwe muri uyu mugoroba. Irasohoza. Ngereka ibyo nibwira kubagirira ni byiza si bibi. Yego. Umubwiriza baravuga ngo buri kintu cyose kiri munsi y'ijuru yagitegekeye igihe cyacyo. Buri kintu cyose kigira itangiriro ariko kikagira n'iki? N'iherezo. Kikagira n'iherezo. Yego. Ubuzima wacamo bwose bufite itangiriro ariko bufite n'iherezo. Exactly. Imana ishimwe. Amen. Utaranagiraho Imana ishaka kugira. Ntago watinyuka. Rero Imana igibana natwe hagati. Ibyo yibwira kutugirira ni byiza. Hagati kwitangiriro ndetse no kugera ku gisubizo cy'Imana. Yego. Ibyo Imana yibwira ni byiza. Duca muri byinshi. Imana yikubwiye ngo nzakugaburira, ntagikubwira ko uzasonza. Imana ishimwe. Yego. Uri hari abantu bagera ku gihe cy'inzara akavuga ngo Imana yarambwiye ngo izangaburira, none inzara izite. Oya, aho ni hagati. Hagati.
aho ni hagati buriya abisirayeli barimo bava i Kanani barimo bava muri Egiputa bataha mu gihugu cy'i Kanani Imana ibabwira ngo nzagendana namwe nzabagenda imbere ariko ntiyababwiye ko inyanja iri imbere yabo yarabikoreye cyane bageze ku nyanja ngo bitotombera Imana cyane na Mose babwira Mose ngo iyo uturekera muri Egiputa nta mva zari zihari tuba twaraguyeyo kuruta uko twaza kwicirwa n'abanyegiputa muri ubu butayu tukicwa n'inyanja ariko Imana yari izi ikizakora cyane rwose haleluya irangije ibwira Mose ngo bwira abisirayeli basubira inyuma babamba amahema inyuma gatoya mbanze ngira icyo nikorera Imana ishimwe Imana izi icyo yakora mwene da wa mubyeyi umurikiye wa mugabo umurikiye wa musore we wa mukobwa we Imana izi ikigomba gukora mu byo uri munyuramo ibyo Imana yibwira n'ibyiza ku buzima bwawe ntabwo ari bibi Imana ntiyaguhemukira Imana ishimwe ntabwo Imana yaguhemukira Imana ibwira Mose ngo babwira basubire inyuma gatoya babanze babamba amahema kuba uri inyuma gatoya wari warageze mu bucuruzi bwa Imana izi ikigiye gukora Imana izi ikigiye gukora haleluya Imana ishaka kubanza gukura ibikwirukanka inyuma yego haleluya ngo bakibamba amahema Imana yaragiye ivugana n'inyanja itegeka inyanja ngo umuyaga w'Imana urazuza mu nyanja uhuhura urukuta rumwe ngo inyanja iteranira uruguru ngo iteranira hepfo Imana irahatengeneza neza Imana iraharima neza Imana irahatunganya neza ngo irangije igihe inyuma yawe iragenda ijya mu nziga z'amagare y'ababirukankaga inyuma ibintu utarabigeramo Imana hari iby'igikuramo inziga mu magare haleluya komera shikama hari ibyo Imana igikuramo inziga mu magare gusubira inyuma kwawe ejo ukaba ufite akazi umunsi ukakabura hari ibyo Imana ibigitunganya sifa kwa Mungu hari inziga ibikiri gukora hari inziga Imana ibigikuramo ngo Imana imaze kuzikuramo ngo bigenda bikururuka Imana ibwira Mose ngo noneho babwire bagire bate ngo umwisiraheli yambuka ngo nko kwambuka hehe aho umunsi cyane isaha imwe umunota umwe ibibazo urimo Imana yabikamya cyane sifa kwa Mungu mwanditsi mwiza yaranditse ngo reka ahari kwararira umuntu bwacya mu gitondo pastor birashoboka ko uyu munsi warara mu bukode bugacya ubukode wabuvuyemo cyane rwose birashoboka ko ibitaro waba uryamyemo ndavugana nawe waba urwaye uri kwa muganga cyangwa urwaye indwara zitandukanye zidakira ariko reka nkubwire birashoboka ko iri joro wararurira urizwa n'uburwayi urizwa n'umubabaro ariko bugacya wakize cyane birashoboka Imana ibifitiye ubushobozi amina turashima Imana itaremeye ko turira mu maso y'abanzi bacu ku manywa yemera ko turira nijoro aho batatureba ariko ibibazo byacu ikarara bikemura mu gitondo tukabyukana amashimwe tuvuga ngo Imana yagize neza birashoboka ku bushomeri waba urimo bwacya wabuvuyemo nawe ugaseka nk'abandi ntabwo Imana yakuremeye guhora urira birashoboka ko kugumirwa kwawe birashoboka ko ahari wararurira amarira yawe Imana yayumvise ugacya impundu zivuga nawe ukabona fayanse ukarambagirwa ugaterezwa ugashaka kubaka rwose ubukwe bukaba abantu baraciye iteka ntazashaka abantu baraciye iteka ntibizakunda ariko mu Mana biremera muri Yesu biremera ibitemeye none ejo bizaba byemeye ibitemeye ejo bundi bizaba byemeye kuko ijambo ryatubwengerega ibyo nibwira kubagirira ni byiza ntabwo ari bibi kugira ngo mbareme mu mutima w'ibyo nzabagirira haleluya amen Imana yacu nishimwe birashoboka ko kubura amafaranga uyu munsi Imana yaravuganye nawe amafaranga birashoboka ko wayabura uyu munsi ariko Imana hari igihe yategetse ko amafaranga uzayabona kandi reka nkubwire pastor iyi Imana yategetse amafaranga yava muri Amerika akaza akakugeraho n'uyaguhaye mutaziranye sifa kwa Mungu birashoboka ko Imana yategetse inzu umuntu yaguhereza inzu akayikugurira akaza akubwira ngo genda ujye mu nzu kubera itegeko ry'iki igihe cy'Imana iyo cyageze ntago turwana na karande ntiturwana n'abarozi ntiturwana n'imivumo igihe cy'Imana iyo cyageze gitegeka ibintu byose cyane twarabibonye Imana ikora Imana yacu ishimwe amen nta gihurimo kitazarangira amen nta minsi uri gucamo bitazashira nta bihuri gucamo bitazarangira ibyo uri gucamo humura hari igisubizo cyabyo nubwo bari kugutera imijugujugu ariko nyuma y'imijugujugu hari umugisha w'Imana
haleluya Amen. wowe imira amajwi yose akubwira ko bitazemera, imira amajwi yose akubwira ko Imana itazagutabara. Buri kintu cyose Imana yagitegekeye igihe cyayo. Igihe cy'Imana reka kize ku buzima bwawe, hanyuma winjire mu mugambi w'Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Imana ibahe umugisha. yego mushumba murakoze cyane. Imana namwe ibaho umugisha kubw'ijambo ry'Imana. Mugiye kudusengera musengera abantu bose, kubera ko mukiri muri aya mavuta musengera abantu bagiye bihebeshwa n'ibigeragezo n'intambara n'urugamba bikabajyana kure, ndetse rimwe na rimwe bakava mu byizerwa cyangwa bagacogorera gukora neza. Abantu nk'abo barahari bari hafi, barahari bari kure, bagiye barasuka umugenda, barahari bafite ibikomere bambariyeho amakoti, abandi babyambariyeho amajipo cyangwa se ibitenge. Barahari bafite ibikomere umwanzi yarashe, bagendana ibyo bikomere, ariko Uwiteka aca ingoyi yongera asane yubake, kandi abantu babone ko Imana iri mu ruhande rwabo. Dusengere rero, sengera abantu b'Imana, Imana ibampera umugisha. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mwami Imana yacu, uyu mugoroba turagushimiye. Icyubahiro n'ubutware n'ibyawe. Uri Uwiteka, Ijambo ryawe ritweretse ko igihe cyageze ubwoko bwawe bwari bwarajyanywe bunyage, igihe kikongera ukagaruka ku bwoko bwawe. Ndasenze kugira ngo wongere ugenderere abantu bawe. Ijambo ryawe rirambwira ibyo wibwira kutugirira. Imana ishimwe kandi buri kintu cyose ducamo ukaba waragitegekeye igihe cyacyo. Nyemerera ibihe bibi byawe ubwoko bwawe aho buherereye hose, amina, ugitegeke kirangira. Imana ishimwe, winjiza abantu mu migisha yawe, kuko ibyo wibwira ni ibyiza mwana. yego iby'isi tugambiriyeho si byiza, ariko ibyo wowe utugambiriyeho ni byiza. Nyemera muri uyu mugoroba womora ibikomere, usa n'imitima y'abasenyutse mu izina rya Yesu, kugira ngo mwami twinjire mu bushake bwawe, kuko byose wabitegekeye igihe. Reka tubone mu gihe cyawe, twinjire mu gihe cyawe, kuko kurira kwararira umuntu impundu zikavuga. Amarira abantu bawe bariraga, abarizwaga n'ubukode, abarizwaga n'ubushomeri, abarizwaga n'uburwayi, abarizwaga n'uruvugo, buri muntu wese n'igikomere yari afite. Ndasenze kuko mwami mu mugambi wawe turimo, kandi ibyo wibwira ari byiza kuri twebwe. Tegeka igihe muri uyu mugoroba, kugira ngo buri wese yinjire mu mugambi wawe, kandi yinjire mu cyo wamugambiriyeho, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Mushumba Imana ibamugisha. Tutari twarekurana, tugiye kubasaba mutange nimero yanyu kugira ngo nuwakenera inama za gishumba, ndetse cyangwa se abakeneye yabona. Ikindi mbere yuko kandi tuza kubabwira ngo musengere abantu b'Imana, reka dusabe wowe udukurikiye ukore subscribe, kandi unyarukire kuri channel ya Mushumba yayibabwiye, Uyisenga TV. ni munyarukire kuri Uyisenga. Mbonero kubwira aba Yesu ari ku ngoma, ab'imirimo, abo kwa Mos TV, mwese ni mugende mujye kuri channel, kuri uyu muyoboro umukozi w'Imana Uyisenga, mugereyo mukore subscribe. Kandi ikindi nkunda kubabwira ngo ni mukore subscribe abakurikiranye iki kiganiro. Ikindi mudukorere share. Impamvu tuvuga ngo ni mukore share, tuba dushaka ko umuntu wese nawe ahembuka. Niba wumvishe hari icyo ukuyemo, hari undi nawe ukeneye guhembuka nkawe, jya umusangiza ubwo butumwa nawe abohoke, uzabukoreye Imana, kandi ubutumwa bwiza buzabuvuzwa. Icya kabiri turabwira ngo mujye mudushiriraho like tuba tuvuze ngo iyo like yawe ibitanze icyo bita recommendation muri YouTube, kugira ngo ikiganiro bagihereza abantu benshi. None rero nawe ujye ukirayikinga, ugaragaze ko wagikunze, hanyuma bagihe n'abandi YouTube nayo igisangiza abandi, kuko aho utakora YouTube irahakora. Icya gatatu turabwira ngo mukore comment. Abantu benshi ntibajya babimenya, ariko iyo tubabwiye ngo mukore comment, tugira ngo mutubwire uko mwabibonye, niba umukozi Imana mwamukunze, hanyuma natwe tuzamugarure rwose, kubera yuko tuba dukeneye gukorera mu murongo y'icyo mushaka. Niba mwahembutse
nibyo byishimo byacu, niwo murongo dushaka, guhembuka kwanyu nibyo byifuzo byacu. Imana rero iba umugisha, reka ababwire nimero ya telefone namara kuyibabwira, hanyuma ukeneye wese kuba yamugisha inama cyangwa n'ikindi wumva wamukoreraho umugisha, birakwiriye, n'umushumba nukwiriye kugirirwa atyo, ahesha umugisha ibiganza bikoze neza. Karibu umushumba, mutubwire nimero ya telefone. Imana iba umugisha. Telefone igendanwa ni 0785 64 018 no kuri WhatsApp. Mwayisubiramo 0785 50 yego 64 018 yego, niyo no kuri WhatsApp. Ushaka kunyandikira, ushaka kumamagara, igihe cyose mandi online yego. twavuga. Utari mu Rwanda, imbere y'iyo mibare ashyiraho akamenyetso ko guteranya 25 n'iyo mibare. Amazina y'umushumba nayavuge. Yitwa Uyisenga Alphonse. Yitwa Uyisenga Alphonse. Ubwo mwabyumvishe ko na ya channel ye cyangwa se rwa muyoboro n'ubundi n'izina rye ni Uyisenga. Imana ibamugisha.